hari uwo bitiriye ishanga, hari ibyo aherutswe kuvugwaho, bamwe bavuga ko babonye amavideo yabyo abyitera. Sinzi nka se urubyiruko mugenzi rwarwo ubitekerezaho iki ubonye ibintu nka biriya? Iyo urebye mu buryo bwo kwica urubyiruko rw'ejo hazaza, bimufasha iki iyo ashyize ubwambure bwe hanze cyangwa se agakora ibintu nka biriya bitesha agaciro umwana w'umunyarwanda? Ubona hari ikintu bimufasha cyangwa ari cyo bimwongereraho? buriya bo baba bumva ko bagiye gukuramo amafaranga. Ubona social media ari kirazakwiye kuba zikoreshwa cyangwa hari ubundi buryo zakoreshwamo bukabyara inyungu bitaciye mu buryo bwo kwiyandarika no kwitesha agaciro? Hari abavuga ko rimwe na rimwe biterwa n'imiryango bavukamo itarabahaye uburere. Ibyo ntago byumvikanaho n'abo bamukuramo. Ntabwo bishoboka se ko iki kigare ababyeyi bagikumira? Byagorana. Twongeye kubasuhuza abakomeje kudukurikira hirya no hino ku isi, mu ntara zose zigize igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Tukagira na diaspora baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Canada, Amerika, Burayi, French, Belgique, Germany ndetse n'ahandi twibagiwe. Dukomeza gutekereza ko namwe mumeze neza nk'uko natwe tumeze neza. Hanyuma uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi, ariko uko uyu munsi byari bimeze nabi ejo niko bizaba bimeze neza. So ibihe birahindagurika bikagenda neza uyu munsi, ejo bikagenda nabi. Namwe mumeze nabi, turatekereza ko ejo muzaba mumeze neza. Nk'ibisanzwe rero muri televiziyo ikugezaho amakuru agiye atandukanye, kugeza ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro byiza byubaka sosiyete. Ni muri urwo rwego twafashe akanya tukaza kuvugana, tukaza kuganira n'umusore wacu mukunda cyane, ariko abenshi ntabwo mumuzi, gusa muraza kumumenya. Dukunze kuganira nawe ku bitekerezo bimwe na bimwe byubaka igihugu, gusa uyu munsi araza kutuganiriza kuri byinshi, so turaza gusobanukirwa nabyo. Ubusanzwe yitwa Oliver Kahn, twe tumuzi ku mazina ya Oliver Kahn, sinzi niba ariyo mazina yiwe, ariko buriya turaza gusobanukirwa. Reka nangire musuhuza. Muraho umusore? Muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni neza urebye. Kigali mumeze neza rero? Mumeze neza. Ni ibisanzwe. Abantu bakomeza kuvuga ko Kigali ubuzima bugoye, busharira. Mwe biraborohera kuba muri Kigali? Ku muntu wayimenyeye i Kigali nta ribi, biragenda ni nk'ibisanzwe. N'ubundi ni nk'uko wajya kuba mu ntara, ariko bisaba kuba waramenyeye, cyangwa se bikagusaba kuba ufite amafaranga menshi, kuko i Kigali irahenze ugereranije n'ahandi hose. Bisaba gukora cyane, muri make ugakora ukarara ijoro, amanywa, nta kuryama. Nta kuryama, ni ugukora mpaka. Tubazi ku mazina ya Oliver Kahn. Ubundi amazina yanyu usanzwe ni ayahe? Ku bantu batabazi cyangwa se ku bantu babazi mukiriye hirya kure aho tutazi. Ubundi amazina yanjye banyita Byarwo Olivier. Hari abanzi nka K9 cya Oliver Kahn. Akariye izina ry'ikinyarwanda, ariko njye sinzi niba nabasha kurisubiramo. Biragoye. Nizere ko atari njye nyine ubasha, kuko n'abarimu bakwigisha uko biri kose byarabagoraga. Iryo zina biragoranye cyane kuryumva. Kugira ngo umuntu azarisubiramo bisaba kurimwandikira. Subiramo gato twumve. Byarugo. Okay. Sasa rero uyu munsi twifuje kuganira nawe ku bintu bimwe na bimwe dukomeje kugenda tubona hirya no hino mu Rwanda kuri ma social media agiye atandukanye. Ibyinshi tubona urubyiruko rwiharahaje muri iyi minsi rwo kwishyira ku mbuga, rwambara ubusa, rwitera ibyuma mu buryo butandukanye. Nkeka ko nawe ubibona. Hari uwo bitiriye ishanga, hari ibyo aherutswe kuvugwaho, bamwe bavuga ko babonye amavideo yabyo abyitera. Sinzi nkawe nk'urubyiruko mugenzi rwarwo ubitekerezaho iki ubonye ibintu nka biriya? Iyo urebye mu buryo bwo kwica urubyiruko rw'ejo hazaza,
biriya bintu ntabwo bibaho. hanyuma se kuri uriya mukobwa ubikora ni urubyiruko akeneye kubaho ejo akazabyara akitwa umubyeyi, biriya bintu ubundi bimufasha iki iyo ashyize ubwambure bwe hanze cyangwa se agakora ibintu nka biriya bitesha agaciro umwana w'umunyarwanda? ubona hari ikintu bimufasha cyangwa ari cyo bimwongereraho? buriya bo baba bumva ko bagiye gukuramo amafaranga muri ubwo bwambure bwabo, ariko ayo mafaranga bakuramo n'ubundi urebye ntacyo yabamarira. amafaranga se buriya yabonekamo cyangwa ni kwa kwirukanka nyine ku byo tubonye byose? ni ya masosho media aza adushuka, ariko urebye ntayo ugiye kureba. hanyuma se uburyo bwakabaye bukoreshwa atari ukubanza ngo wiyambike ubusa. hari uburyo bwinshi bwakoreshwa umuntu akabona amafaranga biciye kuri social media. biciye kuri social media. waduhamo nk'ingero wenda nk'ebyiri uburyo umuntu ashobora gukoresha social media mu buryo bwiza kandi zikagira icyo zimufasha cyangwa se zikagera aho zimugeza? urugero, buri muntu urebye agira inama ye. ushobora no gufata utuntu duke uzi ko usanzwe ukora mu buzima busanzwe ukadushyira kuri social media ukatwamamaza, icyo gihe dushobora kukuzanira amafaranga. cyane ko nko muri iyi minsi ubona ko abantu benshi dutunze ama WhatsApp, ama IG, ama Facebook, ama TikTok, biroroha cyane kwamamaza muri iyi minsi. ndakeka ufite utuntu duto ukora hirya muri karitsiye bishobora kugufasha kuba hari icyo watubyazamo ukadukora ukabasha kutwamamaza binyuze kuri izo mbuga nkoranyambaga, bigatuma abantu benshi bibageraho. ndakeka ari ubwo buryo bashatse kubivugamo. ni ubwo buryo umuntu aba ashatse kubuvugamo. hanyuma se ni izihe nama wagira bariya bantu ubona bagaragara muri buriya buryo nk'igitekerezo cyabubaka cyangwa se kigahindura sosiyete nyarwanda, bakabona ko buriya atari uburyo bwiza bwo kuba baba ibyamamare cyangwa se bashaka amafaranga muri buriya buryo? kuko ejo n'ejo bundi naba umubyeyi ku bwanjye ntekereza ko abana azabyara umunsi babibonye nta ndangagaciro azaba akibahaye, kuko bazamubaza ati utubuza kubikora nawe warabikoraga. ubwo ubundi ubona ubitubuza mu buhe buryo? buriya urebye kugira inama uriya muntu biragoye pe. biragoye cyane kuko usanga uwo wakagiriye inama ari we wakabaye uyikugira. kuko umuntu w'umusitari nk'uriya uzwi n'abanyarwanda benshi barenga ibihumbi, kumugira inama biragoye cyane. biragoye cyane. bivuze ko abasitari batagirwa inama rero? bagirwa inama, ariko kubagira inama utari umusitari nk'abo biragoye. ubwo abasitari ni iki dusabwa kugira ngo bigende neza cyangwa tubashe gukurikirana ibyo bintu, twumve ko abantu bose twese ibitekerezo, inama dushobora kubyumva ahubwo tugakuramo icyadufasha? abasitari ikintu basabwa ni uko batakiyumva nk'abantu bakomeye cyane ngo bishyire hejuru, ahubwo bakumva ko ari abantu basanzwe n'abandi n'ubundi. bakumva ko ari abantu basanzwe bagatega amatwi buri umwe. okay, birumvikana. Ako ni agatekerezo keza cyane. hanyuma rero dukomeje kubona nanone ibintu bigenda bivugwa hirya no hino bigaragara mu rubyiruko. muri iyo twari twakomoje kuri icyo ngicyo cya Ishanga, ariko mu minsi ishize RIB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza, nibyo ubugenzacyaha, abakozi ku musoro, twumvishe ko bafashwe bakajya kugirwa inama, biza kurangira bajyanywe mu bigo ngororamuco mu karere ka Huye. ubona hari icyo bizafasha bariya bakobwa cyangwa se ruriya rubyiruko rwigaragaje muri buriya buryo? ugiye kureba icyabafasha, buriya ibyo bintu nabyo byabamo mu byabafasha. icya mbere n'ubundi umuntu kugira ngo umufashe ubanza kumugira inama. ubona ari nk'izihe nama bakwiye bariya bantu? inama bakwiye, usibye guhanwa n'ubwo bugenzacyaha nabyo byazamo, kuko inama z'amagambo zo sinzi nimba byakunda, biragoye.
ubwo bivuze ko hazitabazwa izindi mbaraga zitari amagambo. ndi kumva ariko byagenda, Eh, kuko ugiye kureba ibyo byuma bakoresheje wasanga reka tubivuge mu mazina yabyo hatagira abandi baza kubyumva ukundi. Ni amavide, ni amacupa avamo inzoga yo mu bwoko bwa Heineken, niyo twabonye asirikira ku mbuga nkoranyambaga, hatagira abandi baza kubyumva bitandukanye. icyo gihe nkatwe abaturage twakabanje tukamenya nimba ari uburyo bushyashya bwo kwamamaza izo nzoga, bakareba n'urwo ruganda bakabanza bakamenya nimba rwaramuhaye ikiraka cyo kurwamamariza, nabyo abaturage tukabimenya tukava mu rujijo. ariko buriya wa mugani usanze yarabikoraga mu buryo bwo kwamamaza. wasanga yaragize ubusa, yari ari mu kazi. Kwamamaza muri ubu buryo ko kiriya kinyobwa cyaba gitaye agaciro. ariko amakampani menshi akora mu buryo butandukanye, wasanga ari iyo kampani ya Heineken ariko buryo yahisemo gukoresha uburyo bwo kwamamaza buriya. Okay, birashoboka, gusa ku bwanjye mba numva cyaba cyitesheje agaciro biramutse binyuzwe muri ubwo buryo. cyane. Hanyuma rero umaze kubibona birasirikiye, birazengurutse hirya no hino, abantu turabyumvise, polisi na RIB bijemo barabatwaye, turavuga ati ibintu bigiye kugenda mu buryo. Muri sosiyete nyarwanda biriya biterwa n'iki kugira ngo umuntu agere aho yifata akora ibintu nka biriya? Biriya ugiye kureba ikoranabuhanga niryo riri kudushuka cyane cyane, TikTok ari kuza mbere. Mu gihe cya mbere ikoranabuhanga ritaratera imbere cyane ibyo bintu ntabwo byabagaho, ariko aho iterambere ry'ikoranabuhanga riri kugenda riza, uri gusanga ibintu biri guhinduka cyane cyane mu rubyiruko. Hari abavuga ko rimwe na rimwe biterwa n'imiryango bavukamo itarabahaye uburere. ibyo ntabwo byumvikanaho n'abo bantu. ubona bariya abantu bafite uburere si ubusanzwe? Uburere, hari uburere tuvuga bw'umunyarwanda, hari indangagaciro ziranga umunyarwanda, abenshi nizo tuba tugenderaho zivuga ko umuntu yahawe uburere. Hari za kirazira, hari ibyo dukwiye gukurikirana kugira ngo tutangize umuco wacu. Abenshi bavuga ko bariya abantu rero batandukira bakarenga ibi byose kubera ko batabashije kubona abo babyeyi babaha ubwo burere. Mu by'ukuri abo bantu babikora ukurikiranya amateka yabo usanga bafite ababyeyi, kandi ugiye kureba n'abantu bavukana usanga bitwara neza mu buryo busanzwe. ubwo rero ntabwo wambwira ngo yafashe ngo mukuru we bamuhaye uburere murumuna we barabumwima, ntabwo bibaho. Bivuze ngo ni umwana uba wananiranye. umwana niwe uba wananiranye muri make. Ariko hari n'abandi bavuga ko ababyeyi batererana abana babo, ugasanga abana bari kurerwa n'abo twita ba bakozi babasigarana buri munsi, umunsi ku munsi, abo twita abakozi bo mu rugo. Ugasanga ari bo birirwana nabo, bararana nabo, aho ababyeyi usanga babizinduka bagenda ku kazi bakagaruka bwije mu masaa 5 n'amasaha yo kuryama yageze, abana baryamye bakongera bakazinduka bagenda, gutyo ukwezi kukaba kwashira umubyeyi atarahura n'umwana. Ibyo bakaba ariho bikomora bavuga ko wa mwana ashobora kutagira izo ndangagaciro, atashobora no kugira ubwo burere ahabwa n'ababyeyi. Bikaba byatuma ibyo birwa babona ku TikTok, ku mbuga nkoranyambaga bishobora kubafegita, nabo bagashaka kugenda muri ubwo buryo kuko badafite undi muntu wo kuba yabaha indangagaciro bakwiye kugenderaho. Ibyo birumvikana, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo abakozi bo mu rugo ntabwo ariko bose bafata abana b'abakire babo, b'ababosi babo nabi. Kandi buriya ugiye no kureba umuntu akora ikintu wenda umuntu wavuga ngo nta burere afite, yakabaye yarabikuriyemo akabikora guhera mu bwana bwe paka akuze. Aho sinzi niba uraza kwemeranya n'abantu benshi, ariko bavuga ko umwana ubwo burere yahawe bwo kubasha kugera kuri iryo koranabuhanga nta muntu wo kuza kureba ibintu ari kureba kuri izo telefoni cyangwa kuri izo mbuga, bishobora kuba byamushyira
mu buzima bwo kwiyangiza cyangwa se mu buzima butesha indangagaciro ze, hari aho byaba bihurira no kuba umubyeyi batabasha guhura ngo baganire. aho ngaho akenshi ntaho bihurira. Wowe ku bwawe ubona ko ari ibintu umwana avukana? Ni ibintu umwana yishyiramo bitewe n'abandi bana agendana nabo. Ubwo ibyo nicyo twita ikigare. Ni ikigare muri make. Icyo kigare gicika gite rero? Icyo kigare ukuntu cyacika, usibye umwana we kubyikuramo cyangwa hakagira ubundi buryo bukoreshwa bakabimukuramo. Ntabwo bishoboka se ko icyo kigare ababyeyi bagikumira? Byagorana. Ababikora ni bakuru, ntabwo wapfa kubakumira ngo bikunde. Hari n'igihe wavuga ngo ugiye kumukumira ugasanga agiye kuba wenyine, ibyo bita muri ghetto, ugasanga ahubwo umushyize muri ibyo bintu neza akabikora yisanzuye. Ukomeje kuri ako kantu ko muri ghetto, bivugwa ko abana b'abakobwa, uretse n'abakobwa n'abahungu muri rusange, bose bamaze kugimbuka, bakunda gufata imyanzuro yo kujya kwibana bakiri bato. Ibyo ngibyo bikaba nabyo bishobora gutera ingaruka zishobora gutuma bahura n'icyo kigare gishobora kubanduza. Ibyo bintu birashoboka cyangwa n'ibyo twishyiramo? Ibyo urebye birashoboka hafi 98%. 98%. Bivuze ko umubyeyi yakabanje akurikirana umwana akamenya impamvu agiye hanze. Kuko iyo urebye umuntu wabuze icyo guteka cyangwa se umuntu udafite amafaranga kenshi, nibyo bimugira icyo azaba cyo. Ubwo bikaba ariho biva wa mwana ajya kwiyandarika. Cyane. Ko akenshi na kenshi urebye usanga mu rugo rw'abo bana nta kintu kihabuze. Ni iki gituma bajya hanze? Ugiye kureba twabifata nk'ubwenge buke cyangwa kwigumura muri make. Akigumura ku mubyeyi we. Bikaba byatuma afata izo nshingano zo kugenda. Hanyuma uramutse uri umubyeyi w'icyo gihe ukabona umwana aragiye, arigumura, yavuze ko atagishaka kubana nawe, amaje gukura, wafata izihe ngamba kugira ngo umwana wadahura n'icyo kigare? Ubundi iyo umwigishije ukabona ntabwo biri kuvamo, usibye kumwihorera nta kindi. Ko numva umufashije kumutererana. Ntabwo waba umufashije kuko yaba yarakunaniye. Nese iyo umuntu akunaniye ibigenzo turarekura ati genda? Uramurekura n'ubundi. Ari umwana wawe? Ikinaniye amafaranga ubundi barakireka. Mwana wawe ko ikibaye cyose ku mwana we kigaruka kuri wowe, ari izina ryawe ryangirika? Nta kundi wabigenza, niyo wareka ibintu byawe byose bikangirika hejuru y'uko umwana akunaniye? Cyangwa hari ubundi buryo wakoresha mu buryo bwo kugira umwana atakunanira? Ubundi buryo wakoresha, urebye ntabwo nta bundi buryo wabona usibye ahari uvuze ngo bamujyane nko mu kigo ngororamuco. Ukomeje kuri ako kantu mpita nibuka ko hari abavuga ko leta ariyo ikwiye kwigisha ikintu bita uburere, kwigisha ikintu bita indangagaciro. Yego? Hanyuma urakomoza ko umwana akunaniye nanone wamureka. Hagati aho ubwo umwana wakunaniriye wowe waramubyaye, leta ntizamubasha? Leta ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Azagufasha iki mu gihe wowe wananiwe? Hari igihe uba utanamubonera umwanya, ariko leta hari uburyo ikoresha kuko ifite abantu bayo benshi cyane bakorana nayo, bafite umwanya bahorana n'ubundi, bakaba bagufasha uwo mwana bakamusubiza ku murongo. Bivuze ko igihe akunaniye ugomba kujya kubashaka, cyangwa wareka n'ubundi aho leta izahurira nawe bikagenda kuri? Bibaye byiza wabifatirana ukabimenyesha ubuyobozi hakiri kare. Okay. Sinzi niba hari abantu benshi mubyemeranyaho, ariko abantu benshi bavuga ko guta uburere cyangwa se guta indangagaciro z'ubunyarwanda biterwa n'ababyeyi. Ugiye kureba akenshi biterwa n'ababyeyi iyo umwana atangiye kubikora akiri umwana. Iyo abitangiye ari mutoya? Ari mutoya. Naho iyo abitangiye akuze? Ntabwo wambwira ngo umuntu akoze ikintu kibi ageze imyaka 25-30 ngo umbwire ngo ni umubyeyi wabiteye.
icyo gihe niwe muri we biba icyo byaturutse. gihe biba biri mu mwana ntabwo ari mu mubyeyi. Okay, numva birushijeho gusobanuka. Abantu baraza kutubwira, bari kudukurikirana batubwira nimba bemeranya nawe, ko numvishe uvuze amagambo akomeye cyane. Niko bimeze ariko. Hanyuma dukomeza dusoza wenda kuri iki kiganiro, ni izihe nama cyangwa se ni ubuhe bufasha watanga mu buryo bwo kugira ngo sosiyete nyarwanda irusheho kudata indangagaciro zayo, mbese tubungabunge uburere bw'abana bacu, tubahe indangagaciro na za kirazira? Ikintu nabagira inama cyane cyane ku rubyiruko, kuko iyo ubonye urubyiruko nirwo rusigaye rujya mu bintu bibi cyane bashingiye ku ikoranabuhanga. Bafite imyumvire yo kuvuga ngo ikoranabuhanga riri gutanga amafaranga, kandi bo baba bari kwishuka iyo babikoze mu buryo twakwita ngo ni uburyo bunyuranyije n'amategeko muri make. Hanyuma izi mbuga nkoranyambaga rero tuzikoreshe dute? Wazikoresha mu bundi buryo ariko ari uburyo bwiza bugira icyo butanga, bugira icyo bwamarira abanyarwanda muri make. Okay, reka dusoreza kuri aka kantu. Ni izihe cyangwa se muri ibitekerezo rwa rubyiruko ruvuga ko akazi kabuze cyangwa se rudashaka gukora ahubwo rukishora muri ibyo bintu byo kwiyandarika? Bakora iki cyatuma baba busy ku buryo batabasha kwiyandarika muri ibyo bintu by'urukozasoni rimwe na rimwe? Ikintu wakita ngo akazi karabuze, akazi ugiye kureba byo pe urebye ugereranije ntabwo ahari, ariko impamvu akazi kabura ni uko hari ako tugenda turasuzugura. Urugero ubu nko muri iyi minsi umuntu warangije wenda urugero senior 6 cyane iyo yaba afite iyo lisanse, kumubwira ngo jya gukora ikiyede biragoye, biba bigoye cyane. Kandi koko ntabwo yakwemerera, biragoye. none bizagenda bite kuri uwo muntu mu gihe utarikuramo iyo myumvire? Ntabwo akazi gashobora kuboneka. Abo bantu se baba bashaka gukora ikira? Baba bashaka ngo bakore ibintu bijyanye n'ibyo bize, kandi tuba twarabyize. Akenshi ugasanga abantu babyize baruta akazi kaboneka kuri iyo myanya bize. Ku buryo bituma n'indi myanya ishobora kuboneka, imirimo y'amaboko, birinda kuyitabira. Ntabwo bayitabira. Siho byahera bituma bavamo ba bantu biyandarika cyangwa se bamwe twita mayibobo? N'ubundi iyo abuze akazi cyane kandi yariyemeje ngo ntabwo yakora urugero nk'ikiyede, ubwo bisaba gushaka ubundi buryo butamugora. We aba yumva ko ubwo buryo agiye gukoresha ko butazamugora, kandi ahubwo nibwo buzamugora kurusha ubwo buryo bwo gukora nk'ikiyede. Okay, akabazo kanyu, Oliver Kane, guturuka kure hirya iyo ngiyo mu cyaro kugera i Kigali, n'imyaka uhamaze, ni iki ubuzima bwakwigishije? Ubuzima ububona ute, ubufata ute? Ubuzima ugiye kureba, i Kigali yanyigishije ibintu byinshi. N'ubu aha hantu ngeze, nubwo navuga ngo ntabwo hashimishije cyane, ariko ugiye kureba haranashimishije, ntacyo hatwaye. Yego. Ariko nyine ubanza guhera ku kantu gato ukagenda uzamuka. Nakubazaga ngo ni iki ubuzima bwakwigishije rero? Ubuzima bwanyigishije kudasuzugura ikintu bise ifaranga. Ntabwo ndumva nabashije kumva ibintu ushatse kuvuga. Kumva ngo amafaranga ugiye gukorera ni make, ntabwo ibyo bintu byatuma ubuzima bwawe buhinduka neza uko ubyifuza. Bivuze ngo bisobanuye ku buryo umuntu
uri hanze yumva ubwo buryo uvuze ngo kudasuzugura amafaranga, ni mu buhe buryo udasuzugura amafaranga? hari ukuntu urubyiruko tuba twarishizemo ikintu cyo kuvuga ngo ntago nakorera 2 ntago nakorera ngo 1000 cyangwa se ngo sinakorana n'umuntu utarize njye narize, ugasanga niyo myumvire bafite muri make. niyo myumvire bafite muri make. Eh, wowe nyuma yo gutekereza ibi byose ukabona n'icyo ubuzima bwakwigishije byatumye uhinduka, narahindutse. wahinduye iyihe myumvire, iyihe mikorere uba ituma nyine hari icyo uhindukamo kizabyara ejo hazaza wifuza? uko ubuzima bwanyigishije ni uko udasuzugura akazi cyangwa ubona umuntu uri gukora akazi ngo umusuzugure. Okay, byari byiza, twishimiye kubana nawe kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu. N'ikindi gihe tuzagukenera ndakeka tutazakubura. ndahari wese. Urahari? Urakoze ku bitekerezo byiza byawe rwose. Komeze mugire ibihe byiza, twifurije gukomeza guhirwa muri ubu buzima. Imana ikomeze ibagende imbere. Sawa namwe murakoze.